ariko abahungu muratangaje ugitangira gutereta umukobwa utangira kumushyiraho kondisiyo BBC nkunda ibi sinkunda agakungu ugenderamo bara abantu mugendana simbakunda ntabwo nshaka kuguma muri ibi sinshaka kwambara imyambaro imeze gukira gutya ewana kumva nyine wagize sheri kwitayeho ukabyegereza umutima bebe ari ntago akunda ibi nibi abakobwa rero ukuntu cyangwa abakobwa ndabakunda umva inshuti ze zireka direct nkuko yabubwiye ibyo yakoraga byose agatabihagarika yewe mubwiye ngo nako kazi singakunda yakavamo noneho nimba ari imyenda migufi yagiraga inshuti yanjye aremeraga hahe miremire nimba ari amapantaro yagiraga aha amakanzu sheri yategetse sheri yavuze sheri nagakunda ibi sheri nagakunda kubona mfite ibisuko bimeze gukina gutya sheri nagakunda kugira ute ibintu byose ukatubishyira ku murongo nabonye umugabo w'icyerekezo umugabo nkunda umugabo mbuzi ibi nibi umugabo mbuzi ibi nibi kera kabaye sasa amaherena ku mazuru sinyashaka amaherena afite menshi sinyashaka ugakuraho yose ukamara ukajugunya nabonye umugabo yabona indi size sasa yabona indi size yabona ikindi cyane cyangwa se amaze kuryaho gatatu amaze guhaga warangiza gatangira kuvugishiriza igihe yabishakiye amuhamagara akakwitaba bishatse rimwe na rimwe akagushakaho impamvu zatuma mutandukana agatangira njyewe iki gusanga nyine ari gushaka impamvu za danje zituma mutandukana yamara gutandukana nawe sasa ugatangira kujya gusubira kuri za nshuti za nshuti wiriyeho zimwe abakobwa bazareba iyo bari mu rukundo bahita baba busy ntabwo bongera kubabona abantu bose barabakatira mfite umugabo abantu bose mfite sheri ariko iyo amaze kumusiga za nshuti yazigenda yongera akusanya atekereza se nzahera he nongera kuzigarurira ugasanga afite ibitekerezo byinshi byo kugira ngo agarurire inshuti agarurire inshuti ugasanga ari gukora uko ashoboye ngo yongere yishyire ku cyango yambare twenda twamuberaga bari baramubujije nimba ari uduherena twamuberaga dusubizeho ugasanga niko kazi ari kurwana nako ubundi yagizaga guhana no kugira ngo yihiteho watera imbere ngo abo wadanje ngo aho umuhungu ngo azabone yuko ngo yakoze ubusa wazamwireke ko ari umuntu wadanje handi wa muhungu ntago abibona icyo yashakaga yarakibonye nyine byararangiye aragenda hari abandi ari gushaka agira kuri ibyo ashakamo akahungu muteye mute basi nimuzayebuza kudutereta ntimuzaye mutubuza ibyo mudusanganye wenda wambuza abahungu benshi ukambuza kunywa inzoga cyane ariko ntimuduce ku nshuti zacu kuko iyo mumaze kugenda dusigaye dufite examen yo kugira ngo dusubirane za nshuti zacu mujye mutwihanganira rero njye mutwihanganira iyo mumaze kugenda biratugora biratuvuna mujye mwihangana mudukunde ikibazo mu gikore mugenda ariko mutatandukanyije n'abantu bacu mutaduciye ku bintu dukunda so nubwo butuma yabaga abakobwa muri ubwenge mind is money mba kugira inama izi nama ubundi ziyishyurwa none mama muri kuzumvira ubuntu uzavuge yuko ufite umugabo ari uko wageze mu rugo igihe utaramutora rugeramo nta mugabo ufite uracyari singo nk'abandi bose